cyo kugira ngo nyine dutangire kwakira ukuri k'ubuzima, twige kwakira ukuri k'ubuzima, kuko ikindi ntabwo ushobora kubasha guhindura ukuri k'ubuzima bwawe utabashije kukwakira. Niba utemera yuko iwanyu mukennye, nimba utemera yuko aho uvuka nyine bafite ubushobozi buke, utabashije kwakira iyo reality, biragoye cyane yuko wazajya mu mwanya wo gushaka guhindura amateka y'iwanyu ngo bigukunde, kubera ko buri gihe uhora ushaka kwiyerekana uko utari. Yaba mu buryo bwa finance, uraspending ibikurusha ubushobozi, kubera yuko uri kugerageza gutuma abantu bashaka kukwibonamo cyangwa se kugukunda. Ikindi kintu kijya gituma ibi bintu bibaho no ukuntu nyine umuntu yigaragaje muri societe. Ngira ngo nigeze no kukivugaho, ukuntu umuntu yigaragaje muri societe. Hari ukuntu umuntu yinjira muri societe, dusigaye like iyi generation isigaye ifite pressure iri hejuru inaturenze. Like noneho urubyiruko, abantu tukiri batoya, yes we biragoye pe. Niyo ngo usigaye usanga nimba ari ukubera ko societe usigaye usanga iri kubwira umuntu ni igihe cyo kugira ngo umuntu atangire kwakira ukuri kwiwe pe. Ntago ari uko ntabyumva yuko hari igihe uvuka nyine ukisanga mu muryango wakavuyo wisereri ku buryo cyangwa ugasanga nyine n'abantu bambura, n'abantu nyine bakora amafuti, ugasanga n'abantu bafite nabo ubwabo, ugasanga ntago bafite background nziza, ugasanga nyine n'ahantu udashobora ku representa, n'ahantu udashobora nyine kuba proud of, bifite like n'ahantu hari reason yuko ushobora kutahabera proud. But again, ikintu navuga kuri ibyo bintu ngenda komeza kubitsimbararaho, iyo utari wakira ukuri k'ubuzima bwawe, kugira ngo uhindure situation yawe birakugora, kugira ngo uhindure situation utari wayakira biravunanye ku rwego, kuko igihe icyo ari cyo cyose ushaka kuba muri ya reality idahari, ubaho mu buzima bumeze nka fantasy. Nimba ariko you always fantasize, buri gihe cyose uhora wimagine ko ubayeho ukuntu runaka kandi ntabihari. Uhora utekereza ko okay, nimba wenda ufite groupe y'abantu mubana bafite ubuzima, bafite ubushobozi, nyine bameze ukuntu uhora pretendinga kumera, nawe igihe cyose uhora utekereza ko ari kumeze kandi atari kumeze. Ariko at the end of the time nujya kwicara nyine nuza, buriya abantu dukunda kubeshya, abantu kubeshya biraryoha, ariko iyo wicaye wenyine, nimba wari uri kumwe n'abantu, wari uri kubabeshya ukuntu wenda wafashe tante bari uhindura umwita ko ari we mama wawe, wafasha abantu bakwitaho wenda runaka, bari uziko ibi bintu byakomeye ku rwego rw'uko usigaye usanga nk'umuntu ajya gukorera ubukwe mu muryango utari uw'iwabo. Ugasanga nk'umukobwa yafashe umuryango utari uw'iwabo, aba ari we ajya gukoreramo ubukwe. Gukoreramo ubukwe ngira ngo ni aba ari we yerekana nk'ababyeyi biwe. Njyewe uno munsi natinze kuri famille, kwiyerekana kuri personal ko wenda tuzanabigaruka aho ikindi gihe, ako kuri famille ugasanga uri kubeshya, ufite umuonkre wenda ufite ubuzima bumeze neza, ukaba ari we werekana, iwanyu ukabata mu bishanga. Dear friends, ni bibi n'ukuri, ni bibi ibyo bintu. Sinzi ukuntu bifite uburemere ku buryo agahinda uri gutera umubyeyi wawe byonyine kararemereye cyane, kandi kugira ngo abantu bazajye kukuvumbura nyuma basange wari warababeshye. Friends, iyo bakumenye noneho mana yaje, ndi wowe uhinduka igitaramo. Icyo ni iki. Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye kandi yanyu community ya Rusaro Dear Sister. Mbahaye ikaze cyane nanone. Nongeye kandi gushimira abantu bakomeje gukurikirana ibiganiro dushyira kuri iyi YouTube channel. Nongeye gushimira abantu bakomeje gusharinga, subscribinga, murora dushyigikira, munyereka urukundo. Thank you very much, ndabashimiye cyane. So uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo ni igihe cyo kugira ngo uve muri gereza yo guhora utari proud y'ababyeyi bawe cyangwa se b'umuryango uvukamo. Ese waba warigeze uba muri situation yo kumva utari proud y'ababyeyi bakubyaye cyangwa utari proud y'umuryango wakomotsemo, wavutsemo? Ni ibintu bikunda kubaho cyane, bishobora kuba bitarakubayeho ariko ni ibintu bikunda kubaho muri society cyane cyane.
ikiganiro cy'uyu munsi kiri bushingire ku nkuru mpamo yabayeho aho nize kuri segonderi mu ishuri, gusa noneho ntago ari yanjye uyu munsi, ariko ni ibintu byabayeho. Umwana twize ku kigo kimwe, akazajya akunda kutubwira ko adafite mama we, nta mubyeyi we w'umumama afite, kandi mu by'ukuri yari amufite, ariko kuko ntago yabaga ari proud ye, kubera ko umubyeyi we yari afite, kumwe usanga waravutse mu muryango wenda ukennye, ufite ubuzima butameze neza. Noneho umwana agahora avuga buri munsi yuko nta mubyeyi we w'umumama afite. Umunsi umwe mama we aza kumusura kuri visite, kumwe ababyeyi ubona yanashyashyanye, yahangayitse, niba ari utuneke yatuzanye, niba ari iki yabizanye, umubyeyi aza kumusura. Ariko kuko umwana yahoraga avuga yuko nta mama we agira, nta mubyeyi w'umumama agira, birangira abeshye ko ari umutante, ari umukozi w'iwabo, ari umukozi w'iwabo, iwabo bohereje ngo amuzanire ibyo bintu. Ushobora kuba atari ubwa mbere wagiye wumva stories zimeze gutyo, but ngenda bizi ko iyo story ari story yabayeho. Nanze kuvuga ikigo kubw'umutekano w'umwana kugira ngo twirinde iki, ariko ibyo ni ibintu byabaye. Nyuma noneho tuza kubimenya yuko ari umubyeyi we umubyara mu maraso, kuko akenshi usanga nimba hari ahantu wiga, hari igihe usanga hari nk'umuntu ukuzi ku cyaro, kuri quartier, akuzi pe ku buryo gutangaho amakuru neza. Noneho biza kurangira n'umubyeyi we abimenye yuko umwana ahora avuga yuko atari mama we. Byanabaye ibintu biremereye cyane, umubyeyi ararira, ibintu biba intambara, nyine ibintu bikomeye cyane. So rero nashatse ko uyu munsi tuganira kuri iki kintu. Actually ntago byari bikwiye yuko umuntu ubeshya umuryango wawe, ko utangira kuvuga ko umuryango wawe atari uwo ufite ubu ngubu kano kanya. Ibintu bikunda gutera iki kibazo, ugasanga nk'umwana arahakana iwabo, akaba ati wenda aha hantu si iwacu. Bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, ariko hari nk'igihe, nk'urugero, hari igihe umwana bavuka mu muryango, bikunda kuba kuri situation z'abantu bavuka, akenshi ugasanga wenda umwana yageze muri societe. Iyo mvuga umwana, abantu benshi barabikora, n'abakuze ugasanga ntago agishaka kugaragaza umuryango we, ntago ajya aba proud y'umuryango we. Ibyo ni ibintu bibaho cyane muri societe. Impamvu zishobora kubitera, hari igihe usanga umuntu avuka wenda mu muryango ukennye, ugasanga uko yishyize muri yagiye muri societe yo ashaka kubaho ubuzima busumbye cyane ukuri k'ubuzima bwe, cyangwa ugasanga wenda agiye muri societe ahita abana nk'abo bo muri interna, nk'abantu bakiri mu ma interna, n'iki byo byakundaga guterwa nuko wenda umwana yageze ku ishuri ahita atangira kugendana na groupe, agira peer pressure, nimba ariko nabivuga, agahita atangira kugendana na groupe ifite ubuzima nyine bukomeye, imeze neza cyane. Bitari bibi ubaye ubana n'abantu ariko nyine bazi ukuri, bitari ngombwa yuko ushobora kubana n'abantu bafite groupe ikomeye, ushobora kubana n'abana bavuka mu miryango ikize, imeze neza, ifite ubuzima, ariko ntago ari ngombwa yuko utangira kubabeshya nyine ngo ujye uhakana umubyeyi wawe, wenda ujye uhakana ko ababyeyi bawe atarabo, kugira ngo just ukunde fitting in, wibone muri iyo societe. Ni igihe kirageze kuva muri iyo gereza, kuko birakwangiza, bituma nawe ubwawe wicara uzi ubwoba ugira bwo gutekereza yuko isaha n'isaha bazakuvumbura. Kwicara utekereza uvuga ati mana yanjye, nimba wenda ari ugasanga uhora uhisha iwanyu, ku buryo nimba ari abantu b'inshuti zawe udashaka ko bazigera bagusura, cyangwa batazigera bamenya back mu gikari ngo bamenye aho ukomoka, kubera ko babeshye. Kuba mu kinyoma biraremera cyane, kuba mu kinyoma ni ibintu bivunisha cyane. Ikindi kintu kijya gikunda kubaho, hari igihe usanga wenda tuvuge, hari nk'igihe usanga umwana avuka ku babyeyi bafite ubumuga, ugasanga nk'umwana wenda avuka ku babyeyi bafite ubumuga wenda bwo bavuga umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bavuga iki? Ego ufite uburwayi bwo mu mutwe, uburwayi cyangwa ubumuga? Nta muntu ubana n'ubumuga bavuga ngo ego. Ugasanga wenda umuntu avuka ku babyeyi wenda bashobora kuba bafite nk'uburwayi bwo mu mutwe, ubumuga, ugasanga icyo kintu cyaragiye kimubaho gereza neza burundu,
ntashaka kwerekana nimba wenda ari umumama we, ntashaka kumwerekana, ntashaka kwerekana yuko mama we ari uwo nguwo kubera yuko afite icyo kibazo. Dear friend, umuryango urahenze, kugira umubyeyi birahenze. Ntabwo ari ngombwa yuko ukomeza nyine kuba muri iyo gereza yo kumva yuko nimba uvuka ku mubyeyi wenda ufite icyo kibazo ukwiriye gukomeza kumuhisha, ku buryo bigusaba yuko uba mu bantu bakuzi nk'ikindi kintu cyangwa bakuzi nk'undi muntu kugira ngo batazamenya ko umubyeyi wawe afite ikibazo. Abo bantu ukomeza guhisha yuko umubyeyi wawe ashobora kuba afite ikibazo, ushobora gusanga ari bo bantu Imana yashyizemo amahirwe yuko bashobora kugufasha n'umubyeyi wawe agakira. Ubizi gute yuko abo bantu ukomeza guhisha kuvuka mu muryango ukennye wenda atari bo bantu bari no kuzakugirira impuhwe bakagufasha? Kubera ko iyo umuntu amenya ukuri kwawe, iyo umuntu amenya uwo uri we bya nyabyo, amenya n'aho ahera agufasha, agusanasana. None se nukomeza kubeshya wenda nimba uvuka, ibikunda kubaho cyane n'abana usanga bari guhimba iwabo, ugasanga wenda arafata tantine we, umuntu bafitanye isano rya kure, akaba ari we yita, nishobora no kuba atari n'irya kure, ugasanga kuko wenda wa muri famiye y'ahantu runaka, uwo nguwo umurera niwo yita umubyeyi we kugira ngo apfukirane yuko afite umubyeyi we uri biological. N'uwo nguwo ukurera ni umubyeyi wawe, which is good, ariko umubyeyi wawe uri biological afite uburemere, afite umwihariko we nk'umubyeyi. None kubera just yuko udashaka ko abantu bamenya yuko iwanyu wenda mubayeho mu buzima buciriritse, ugasanga ntabwo ushaka kubyerekana. Dear friends, ibyo bintu biravunisha pe. Ni igihe cyo kugira ngo nyine dutangire kwakira ukuri k'ubuzima, twige kwakira ukuri k'ubuzima, kuko ikindi ntabwo ushobora kubasha guhindura ukuri k'ubuzima bwawe utabashije kukwakira. Niba utemera yuko iwanyu mukennye, nimba utemera yuko aho uvuka nyine bafite ubushobozi buke, utabashije kwakira iyo reality, biragoye cyane yuko wazajya mu mwanya wo gushaka guhindura amateka y'iwanyu ngo bigukundire, kubera ko buri gihe uhora ushaka kwiyerekana uko utari. Yaba mu buryo bwa finance, uraspending ibikurusha ubushobozi, kubera yuko uri kugerageza gutuma abantu bashaka kukwibonamo cyangwa se kugukunda. Ikindi kintu kijya gituma ibi bintu bibaho no ukuntu nyine umuntu yigaragaje muri societe. Ngira ngo nigeze no kukivugaho, ukuntu umuntu yigaragaje muri societe. Hari ukuntu umuntu yinjira muri societe, dusigaye like iyi generation isigaye ifite pressure iri hejuru inaturenze. Like noneho urubyiruko, abantu tukiri batoya, Yesu we, biragoye pe. Niyo ngo usigaye usanga nimba ari ukubera ko societe usigaye usanga iri kubwira umuntu, iri gutera nka commentaire ku muntu, ahantu abantu bicaye bakaba bari gutera commentaire ku muntu. Uriya ndamuzi, iwabo mva barakubiswe, iwabo sha nta kintu yaza ambwira, nta kintu yaza nka terms nk'izo ngizo. Murabizi ukuntu usanga nyine society iri gushyiraho umuntu pressure yo gushaka kugaragaza yuko iwabo hari ukuntu bameze, iwabo hari ukuntu nyine Dear friends, society iri kutwica cyane. But ngira ngo iyo umaze kwakira ukuri ugatangira kukubamo, ukareka kwiyerekana muri society ukuntu utameze, ni ukuri bageraho bakakwakira, bageraho ngaho bakakumva gutyo nyine, bakaba babizi nawe kandi ukiga kwiyakira. Ukwiye kwiga kwiyakira, ntabwo ari ngombwa nyine yuko uhora ugiye nko gusara, ugahora ufata utudeni kugira ngo utaza gusa nabi, ugahora ufata n'udufaranga wiboneye wagakwiye gusevinga, wagakwiye kudukoresha mu bindi bintu byawe kugira ngo uhindure ya mateka y'iwanyu wamaze kwakira. Ariko kuko utari wayakira, n'utwubonye buri munsi ushaka kudukoresha kugira ngo wimpressinge cyangwa se ushimishe ba bantu uhora wiyereka uko utameze. Ni bibi cyane pe, ni bibi, sinzi ukuntu nyine ni bibi ku rwego bishobora no kugutera depression ukaba uba n'umusazi. Ikindi kintu kijya kibitera, hari nk'igihe usanga umwana avuka pe mu muryango w'abantu ku musozi hose ugasanga nyine barabazi ko wenda ari abantu bahorana intonganya, bahora barwana, iwabo bahora mu matiku, iwabo bahora mu ntonganya, nyine ugasanga ni famiye y'akavuyo ku buryo umwana yicara akibaza akabase, mana yanjye, nk'umuntu uzamenya ko mvuka ngaha, nk'umuntu uzamenya ko mvuka muri uyu muryango azamfata gute? Ubwoba bwo gutinya
uko uzakirwa muri societe bumaze kuremera kurenza n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Hamwe usanga nyine umuntu arara adasinziriye atekereza ukuntu azakirwa muri societe nibamenya reality yiwe. Akoreka mu bwiza ukuri, ni byiza ko abantu bakumenya nkawe uko umeze wowe ku giti cyawe, kurenza ko uzababwira ikintu cy'ikinyoma cyangwa uzabiyereka ukuntu utameze, nyuma igihe cyagera bakakuvumbura. Dear friend, nimba hari ikintu giteye ubwoba kibaho, nimba hari ikintu gishobora kavuge gukotoza, like nimba hari ikintu gishobora kugukotoza ku isi, no kukuvumbura ku kintu wabeshye imyaka myinshi. Nshuti yanjye, birakotoza, birasebanya, biragusebya. Abantu barakureba, nta muntu icyambere wongera kukwizera, nta muntu wongera kumva ufite agaciro muri bo. Niyo wavuga ikintu kimeze gute bahita babona ubeshya. Nuvuga ngo guhimba profile mana we, ni ibintu biri so stressful. Ni igihe cyo kugira ngo umuntu atangire kwakira ukuri kwiwe pe. Ntago ari uko ntabyumva yuko hari igihe uvuka nyine ukisanga mu muryango wakavuyo wisereri ku buryo cyangwa ugasanga nyine n'abantu bambura, n'abantu nyine bakora amafuti, ugasanga n'abantu bafite nabo ubwabo, ugasanga ntago bafite background nziza, ugasanga nyine n'ahantu udashobora ku represent, n'ahantu udashobora nyine kuba proud of. Bifite like n'ahantu hari reason yuko ushobora kutahabera proud. But again, ikintu navuga kuri ibyo bintu ngenda komeza kubitsimbararaho, iyo utari wakira ukuri k'ubuzima bwawe, kugira ngo uhindure situation yawe birakugora. Kugira ngo uhindure situation utari wayakira biravunanye ku rwego, kuko igihe icyo ari cyo cyose ushaka kuba muri ya reality idahari, ubaho mu buzima bumeze nka fantasy. Nimba ariko you always fantasize, buri gihe cyose uhora wimagine ko ubayeho ukuntu runaka kandi ntabihari. Uhora utekereza ko okay, nimba wenda ufite groupe y'abantu mubana bafite ubuzima, bafite ubushobozi, nyine bameze ukuntu uhora pretendinga kumera, nawe igihe cyose uhora utekereza ko ari kumeze kandi atari kumeze. Ariko at the end of the time nujya kwicara nyine nuza, buriya abantu dukunda kubeshya. Abantu kubeshya biraryoha, ariko iyo wicaye wenyine, nimba wari uri kumwe n'abantu, wari uri kubabeshya ukuntu wenda wafashe tante bari uhindura umwita ko ari we mama wawe, wafasha abantu bakwitaho wenda runaka, bari uziko ibi bintu byakomeye ku rwego rw'uko usiga usanga nk'umuntu ajya gukorera ubukwe mu muryango utari uw'iwabo. Ugasanga nk'umukobwa yafashe umuryango utari uw'iwabo, aba ari we ajya gukoreramo ubukwe. Gukoreramo ubukwe ngira ngo ni aba ari we yerekana nk'ababyeyi biwe. Yafashe ahantu kwa anko abeshya yuko ariho muri famiye ye. Nukuri ni bibi pe, ni bibi pe, ni bibi. Ababyeyi bakwiye credit, ababyeyi baba bakoze. Ababyeyi nashake tuvuge nimba ubyarwa warabyawe wenda n'umubyeyi ufite ikibazo cyo mu mutwe, ni basi kuba atarakuyemo iyo nda, respect it. Kuba yaremeye kuza kuri iyi si, kuba yaremeye kukubyara, kuba yaremeye kuguha amahirwe ukaba uriho ku isi. Ikindi, Imana igiye gutanga umugisha. Nshuti zanjye, Imana igiye kuguha umugisha. Reka ndebe ku ruhande rw'ababyeyi. Ababyeyi icyo batabashije kugeraho, abana ni twebwe tuba dukwiye. Nuko ngo umubyeyi ashibukira mu mwana abyaye, byagakwiye kuba ariko bimeze. Umubyeyi nimba hari ibintu atabashije kwa comprishinga, umwana abyaye niwe wakabaye abigeraho, niwe wakabaye amusumba. Nuko ngo abana twebwe generation yabanje ibikwiye kuba ifite ubushobozi muri munsi gatoya y'ubwikurikiyeho, kuko ikurikiyeho izana ubundi bwenge. Okay, sinavuga ngo abantu bashaje nibo badafite ubwenge, no, ntimubyumve muri iyo sanze. Ariko uko generation zigenda ziza, mugenda mubona yuko n'ibyari biriho kera ntago ari byo biriho ubu, ngo ubwenge bugenda burushaho kwiyongera. Ngo umwana ubundi wakabaye ari wowe, ibyo mama wawe atagezeho, ibyo umubyeyi wawe atabonye, okay, yakabaye abikubonera, wakabaye wowe ubigeraho. None kuko udashaka kwakira reality, udashaka kwakira ukuri k'ubuzima bwawe, uri gushaka gukavaringa ibintu, ntago n'icyo umubyeyi yakwitegagaho
icyo umubyeyi yitegaga yuko azakubonamo nshuti yanjye ntago yakikubonamo pe. Yakikubonamo gute se kandi uhora ubeshya? Ibaze kugeza ku rwego rw'uko ibyo bintu biba umusaraba bikagorana ku buryo umuntu yanga kwerekana iwabo akavuga ati njyewe wapi hari ahantu nimba warahuye wenda n'umusore akagukunda ku bakobwa cyangwa se no ku bahungu, ugasanga kubera ko wahuye n'umukobwa aragukunze, wamweretse ukuntu utari, wamweretse ko nyine uri umuntu uvuka ahantu hakomeye. Njyewe uno munsi natinze kuri famille kwiyerekana kuri personal ko wenda tuzanabigaruka aho ikindi gihe, ako kuri famille ugasanga uri kubeshya ufite umuonkre wenda ufite ubuzima bumeze neza ukaba ari we werekana iwanyu ukabata mu bishanga. Dear friends, ni bibi n'ukuri, ni bibi ibyo bintu. Sinzi ukuntu bifite uburemere ku buryo agahinda uri gutera umubyeyi wawe byonyine kararemereye cyane, kandi kugira ngo abantu bazajye kukuvumbura nyuma basange wari warababeshye. Friends, iyo bakumenye noneho mana yanjye, ni wowe uhinduka igitaramo. Icyo ni icyambere, uhinduka igitaramo kuko ahantu hose baba bari, iyo winjiye muri abo bantu barakureba bakumirwa, yewe barakureba bakabona bya bintu, batangira kubona yuko nta kintu na kimwe kiri real kuri wowe, ibintu byose batangira kubona ko biri fake. Ikindi hari umugisha tubona kubera umugisha w'igisekuru, reka mbivuge gutyo, kubera igisekuru tuvukamo hari umugisha uzanwa naho ukomoka. None se niba kandi muzi ko ibintu duhora tudeklarara buri munsi, ibintu uvuga watura mu kanwa kawe bigeraho bikakubaho. Nimba buri munsi uhora uvuga ko nta babyeyi ugira, nimba uhora uvuga yuko abo gaho si wanyu si biki, uzareklama gute umugisha wawe uturuka ku gisekuru kandi buri munsi uhora ubihakana? Ni byiza ko wakira realite y'ubuzima bwawe, noneho ugatangira ahubwo gushaka uburyo ushobora gukora impinduka mu muryango wawe. Nimba iwanyu wenda barabayeho muri ubu buzima ukaba utabukunda, utari proud yabo, nimba tuvuga ari ubukene buri mu muryango wanyu, akira ko mukennye. Bitwaye ikibundi, akira ko mukennye, ariko wowe ukore cyane kugira ngo utazahora nyine buri gihe nawe ubayeho muri ubwo buzima bukennye. Ariko ntabwo wabasha kubihindura ukiri kuba mu kinyoma, kuko buri gihe uzajya wibeshya ko hari ukuntu umeze kandi atari kumeze. Buri munsi uzajya ubushaka ko abantu bakubona. Ni bya bindi usanga umuntu abayeho mu buzima bwo gukodesha, bwo gushaka utumodoka two kwemeza buri gihe, gutira imyenda kugira ngo werekane yuko iwanyu mufite uvuka mu muryango muzima, ugasanga uhora na profile zitandukanye ukuzi ahangaha se. Hari umuntu ushobora gusanga i Kigali bamuze ukuntu kumwe, mu Ruhengeri i Musanze bamuze ukundi kuntu, ugasanga mu Majyepfo i Muhanga bamuze ukundi kuntu, ugasanga nta identity ugira. It's so bad. Ni bibi. Birakwiye ko nyine dutangira kwakira ukuri k'ubuzima bwacu, tukiyakira pe. Umuntu yakubona akabona wowe. Impamvu nkubwira ngo kuba proud y'umuryango wawe ni ngombwa cyane. Reka nkubwize ukuri. Inshuti yanjye yigeze kumbwira ikintu, sinzi ukuntu nari nivumbagatanyije, arangije arambwira ngo ko reka nkubaze ikibazo. Mu nshuti ufite, mu bantu mugendana mu kigare cyawe, mu bantu muba muri kumwe, muri ba bantu mu having a fun, muri abo bantu bose, umuntu ushobora kurwara akakumaraho ukwezi kose, ninde muri bo? Mbitekerezaho muri ako kanya. Even ndamushimira kubw'igitekerezo yampaye uwo munsi, ari buhite yimenya. Nuwango yatumye ntangira kubona uburyo najyaga ntekereza ibintu. Naricaye ako kantu konyine gatoya, naricaye ngafata nk'umwanya ntangira kubitekerezaho. Uzi ko muri abo bantu bose ugerageza guprovingira yuko wenda ufite ubuzima, ushaka kubaho fake life, uzi ko muri abo bantu bose ushobora gusanga uramutse ugize ikibazo cy'uburwayi, nta muntu ushobora kukurwaza byibuze ibyumweru 2. Uwaba yakabije mu nshuti ushobora gusanga uwaba yakabije yihanganye, mu urebe n'ukuntu ubuzima busigaye buteye, kujya ku kazi, kugira gute ibintu byabaye byinshi cyane.
umbwire ngo umuntu wakumaraho ukwezi muri abo bantu ninde. Ariko ababyeyi, buriya ababyeyi bafite akantu k'umwihariko batandukaniyeho n'abandi bantu tugira mu buzima bwacu. Ababyeyi tuvukaho hari aho bigera impuhwe za kibyeyi zikaza. Uko umva kangubwiza ukuri, akenshi na kenshi uretse kaziri rare nyine zishobora kubaho ugasanga umubyeyi we wagira ngo nta n'imbabazi na nkeya agira, ibyo ngibyo bijya bibaho ntabwo twabyirengagiza. Ariko ubundi parti nini y'ababyeyi bagira impuhwe, bagira imbabazi. Ababyeyi nibo bantu bashobora kukubaho igihe kirekire, even umuryango muri rusa. Okay, ababyeyi kambe specific ku babyeyi nibo bantu bashobora kukubaho igihe kinini gishoboka, bakihangana, ukabavuna, ukabagora, ukagira gute, umva bakakurwaza, bakarwaza mbese hahandi kugeza naho umwuka ugushizemo. Ababyeyi niyo neca bafite. None hibaze umunsi umubyeyi uhora wihakana uzaba umukeneye, cyangwa uzagera muri situation ikeneye wa mubyeyi, my dear friend, uzabigenza gute? Ko muri izo nshuti zawe, muri abo bantu ukunda cyane, ugerageza gupretendinga nkaho nyine byakunze, ushaka kubereka ko iwanyu ho wahibagiwe. Hari ukuntu abantu bava hari nk'ukuntu abantu usanga aturutse nko mu cyaro agahita aza yagera i Kigali, nshuti yanjye, agahita aba umwana w'umujyi iwabo, akaba adashaka n'umuntu uzongera kuhavugaho, akaba adashaka n'umuntu uzavuga yuko wenda afite ababyeyi ahanahanaha bameze gutya, bafite ubuzima buno. Ntabashaka Yesu we, ku buryo ushobora no kugerageza no ubaye ubizi, ku buryo ushobora no kuvuga haka mukaba mwashwana pe. Kubera iki? Kubera agerageza kugira ngo abantu bamubone mu buryo runaka. Nshuti yanjye ni bibi pe. Umunsi uzaba bigezaho ukeneye abo babyeyi uzabigenza gute? Ikindi aba babyeyi usiga usanga abantu bari ku rejectinga cyangwa badashaka kwemera ko ari bo babyeyi bawe. My dear friend, ababyeyi nibo bantu, umubyeyi niwe muntu ushobora kukwihanganira, mbivuge muri terime imeze gutya, niwe muntu ushobora kwihanganira ubugoryi bwawe bwinshi bubaho bushoboka. Umubyeyi niwe muntu ushobora gukora amakosa akihangana inshuro, ariko ninde mu nshuti ufite umuntu ushobora kubabaza inshuro imwe, ebyiri, eshatu agakomeza akakwihanganira? Ni bangahe koko? Ni bangahe? Ariko umubyeyi uragenda ukaba ibintu byose ukabizambya, ukabyica, ukabigenza gute na gute, agakomeza akarwaza, ntabwo ndi kwirengagiza aba babyeyi usanga nyine hari ukuntu bimeze, usanga ibyo byose ndabizi ko hari ababyeyi n'ubona wagira ngo nta n'umutima w'abana bagira, wagira ngo nta n'ikintu binamubwiye. Ntabwo ndi kubyirengagiza ko bibaho, ariko ndi kureba ku ruhare runini, pourcentage nini bimera gute, cyangwa byakabaye bimeze gute. Ubundi ababyeyi bakabaye ari abantu, niba abantu nyine bafite nature yo kuba bihanganira umwana, ashobora kukwihanganira. Umubyeyi ugasanga wanyweye ibitabi, umusazi, arakwihanganira. Umubyeyi ukaza kubera ibintu ubamo by'amafuti ukagurisha n'ibyo mana, ugasanga wagurishije n'utwo yari yifitiye mu nzu, uragarutse n'ubundi arongera yarakwihanganiye. Kubera iki? Yakugenza atese. Ariko muri izo nshuti, abo bantu bose ugerageza kwereka ko mbese ubundi buzima, ni ukuri hari igihe uri kubarutisha ababyeyi bawe, ariko muri abo bantu bose nta muntu ushobora kukwihanganira, nta muntu ushobora kwihanganira no sense zawe, nta muntu ushobora kwihanganira amafuti yawe kabiri. My dear friends, ndi kubibabwira mbikuye ku mutima. Ni byiza ko igihe kirageze ko dutangira kuba proud y'ukuri kwacu, dutangira kuba proud y'ababyeyi tuvukaho, y'umuryango tuvukaho. Kuba uvuka mu muryango ukennye, kuba uvuka mu muryango ufitanye amakimbirane, kuba akavuyo kose waba waravutsemo, nta kintu gishobora gutuma bemere uko bari, uhangane n'uburibwe nyine bw'uko society kubona. Ariko igihe nikigera, my dear friend, iyo situation izahinduka. Nimba ari umubyeyi wawe urwaye, wenda hari umushuti wanjye we yari afite ikibazo cy'uko afite umumama we unywa ibiyobyabwenge, unywa itabi. Noneho kubera nyine kumwe usanga abantu nyine bahora bakunda kubivugaho, ugasanga we kuko tumuzi nk'umuntu w'umuhatari, ariko mama we anywa itabi, nyine ugasanga ntago abashaka ko
nyine ako kantu kagahora kamukomereza, kagahora ari akantu ubona abaye afite nk'umugisha w'ahantu ashobora kubika mama we ntibongere kumubona, ugasanga byaba bimufashije cyane. Dear friends, ndakumva pe, ndabyumva ko hari igihe ababyeyi bakora ibintu ukumva nta mana no kujya mu bantu ngo uvuge ngo uyu niwe umubyeyi wanjye, ukumva mana we, ukumva nyine bishobora kugutera ikibazo, but umubyeyi nta kintu gishobora kumuruta. Reka twakire uburibwe bwo kuba tangira kwakira, kubimenyera. Reka abantu bakuvuge igihe nikigera. Nuko ndakubwiza uko ntago bashaka kukuvuga ibintu banakuvuga kubera ko wababeshye. Ni byinshi kurenza ibyo bashobora kukuvuga warakiriye ukuri. Iyo wakiriye ukuri abantu bageraho bakakubona uko umeze, bageraho bakakwakira bakanagukundira uko nguko nyine uri. Ntago bakomeza kukubona mu buryo buri fake. Ariko iyo buri munsi wagerageje kubihishahisha, nshuti, aho babimenyeye urwara umutwe, urwara isereri, uhora kuri stress yo kumva ko udakwiye kubigaragaza. So ikintu nababwira, ni byiza ko dutangira kwakira ukuri, tukakira uburibwe tuzacamo, kuko ni process nyine utangira. Niba hari nabo wabeshye wenda ukaba ufite ikintu cy'ikinyoma wapfurikafuritse, my dear, rekeraho gukomeza kwibabaza. Wikomeza kubaho uhetse uwo musaraba uraremereye cyane, wikomeza kubaho uhetse uwo mutwaro w'icyo kintu kikuvuna gutyo. Break it, bivuge va muri icyo kinyoma, bivuge biciyo byagaciye, abantu bakumenyere gutyo. Nta mpamvu yo kuzajya urara kwijoro kugira ngo ukunde ukava, kuko gukavaringa ikinyoma biragoranye. Bivuge, bwiriza abantu kuri, abo bantu bagukunde, unamenye n'inshuti zawe za nyazo zitakubeshya. Nimba ari inshuti zawe kuki badakwiye kugukunda ukomeze, nimba ari inshuti zawe kuki badakwiye kugukunda nyine nkawe. Kanjye njyewe ku giti cyanjye ni ibintu niyemeje ku mutima wanjye. Ukondi nimba uri inshuti yanjye nkunda ukomeze. Nk'abantu inshuti zanjye nimba unzi neza turi close, niba uri umuntu w'inshuti yanjye neza uri close, ntago ndi umuntu ukunda kubeshya ku buzima kuri reality y'uko ndi. Sindi wa muntu ushobora kwanga ko unsura ahantu mba ngo kugira ngo utabona yuko hameze gutyo ukuntu utari bukunde wenda. My dear, ubwo nimba ari bwo bushobozi mbashije kuba mfite kano kanya, that's okay. Nimba ari bwo bushobozi mbashije kuba mfite aka kanya, niko nyine ukwiye kumbona. Kuki ukwiye kumbona nkaho none se nje kuba ahantu ntashoboye kwishyura kugira ngo nkunde ngushimishe? Ntago byakunda. None se mbeshye ngo ababyeyi banjye, even there I'm proud of my parents, nta kibazo. Uko mana yanjye dutangire kwakira ukuri, mureke nyine tubakunde uko bameze. Uwo mubyeyi byo uko ameze ako kanya, nawe uri umuntu utangire gutekereza ko ako kanya iyo situation urimo ushobora kugira nawe impamvu ishobora gutuma wenda ubyara muri ako kanya. Uramutse ugize umwana muri ako kanya byahita bikugendekera gute? Birashoboka ko nawe ushobora kutabasha kubona ibizamushimisha byose. Ushobora kutahita ubasha kubibona. Nawe se ibaze ishyire mu mwanya w'umubyeyi wagiye kugise akabyara, umupapa wakoze ibishoboka byose kugira ngo nyine mu bushobozi bwe buke cyane bimuvunnye agiye nko guhera, ariko ukaba byo nyine kuba yarakwemeye ko uruwe, ariko ukaba utari kuba proud ye ngo uzamure izina rya ahubwo. Je ndi wowe natangira ahubwo kumufata ikiganza, kuzamura izina ry'ababyeyi bacu uko ari nyine mwakira uko nguko. Ngiye kuri nge ni ibintu niyemeje. Community ya Rusarode sister, mureke tubeho mukuri, mureke tubeho mu rukundo, mureke tubeho nyine ubuzima kandi birashoboka. Nuko social media isigaye bigaragaza nkaho atari ibintu bikwiriye, nkaho kugaragaza uriwe byanyabyo ari ikosa cyangwa se ari ibintu bibi cyane. Ako mu by'ukuri ni ibintu bishoboka. Birashoboka ko ushobora kubaho utagendeye kuri pressure yo kuvuga ngo abantu bose bigaragaza gutya, my dear, bigaragaza gutyo, ariko nabo muri ya kenshi iyo tugeze ku musego wacu nijoro dutandukanye n'abandi bantu, hari igihe ufata umwanya uri kubeshya abantu, uri kubabeshya nyine ukabafera ukababeshya ibintu, ukabereka uburyo nyine ubuzima budahari, ukabereka uburyo uvuka ahantu wenda harenze n'iki. Ariko my dear friend, niyo waba harabeshye ngo ni umutante wawe, ukaba ari we wita mama wawe, ukaba warahimbye ibintu, iyo ugeze ku buriri bwawe nijoro wibwiza ukuri. Imana ukuntu yaturemye ku buryo dushobora kubeshya abandi bantu bose tukabafera, tukababeshya pe bikemera bigashoboka, ariko kuri wowe ku mutima wawe my dear
ntabwo ushobora kwibeshya uko wabigenza kose, n'ubundi reality irongera ikakubita mu gatwe, irongera ikakunodinga mu mutwe, irongera ikabikwibutsa ko uri kubeshya. Rero ntago numva impamvu dukwiriye kubaho mu kinyoma buri gihe. Noneho ku babyeyi, ngenda uno munsi nabaye specific ku babyeyi, mureke tube proud y'ababyeyi bacu. Nimuvuka mu muryango ukennye, that's okay, nyiyereka ukuri. Kandi ku bantu banzi, nimba uri n'inshuti yanjye, uko wanyiyeretse ngo ufate uko. Nimba uvuka mu muryango, nta nubwo njya numva yuko umuntu aba defined cyane n'ababyeyi be. Umwana ashobora kwivukira. Mureke even gukomeza gusesereza abana. Nimba umwana yaravutse ku mubyeyi wenda utari serious at all, wenda ukora ibintu bitari seriye na gakeya, umwana ashobora kuvuka akabaseriye kandi yaravutse ku babyeyi rwose batari serious. Ibyo bintu birashoboka. Umwana ashobora kuvuka ku babyeyi babahemu wenda, ariko wakaba umwana muzima. Umwana ashobora arivukira. Umwana ashobora kwivukira. Ahubwo ikibazo gituma dukomeza nyine bikomeza kugaragara yuko umwana agomba gukora ibintu bibi nk'ibyo ababyeyi be bakora, ni ukubera ko tutakira ukuri ngo dushake kuguhindura. Nuko ngo iyo umaze kwakira ko nyine wenda hari ibintu, first of all ugomba kubanza kwakira ko atari byiza ibyo bakora. Kubanza kwakira ukuri, wenda ababyeyi bangiye bameze gutya na gutya, baciye muri ibi n'ibi, bakoze ABCD, ukabyakira ukaba okay. Ariko kuri njyewe simbyemera, wenda ukabaza okay, ntago njye nemera ko ibingibi ariko byagakwiye kuba ariko bigenda. Okay, no, time to change, njye ndashaka impinduka. Ariko biva mu ko wabanjije kwemera gutsindwa, ukabanza ukemera ko ibyo bintu ari amafuti kwanza. Iyo umaze kubyakira, utangira gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose wabaho muri contraire, tutitaye ku zindi mpamvu wenda zishobora gutuma ugerageza gukora ibyiza, ibi bikagutanga imbere, but ugerageza kubaho muri contraire. Kandi iyo ushaka urabona, mushake muzabona, mukomange mukingurirwe. Nuko iyo ushaka ikintu byanga byakunda urakibona. Iyo ushaka gukora impinduka ushobora kubishaka kandi ukabigeraho. My dear, kwakira ukuri, ugakunda ababyeyi bawe uko bameze. Nimba afite ubumuga, gerageza kumushakira. Abo bantu urimo gukomeza kubeshya ngo batamenya yuko wenda umubyeyi, kandi no ku babyeyi bibabaho n'ukuri. Nimba warabyaye umwana akaza wenda afite ikibazo, it's okay, mwakire ko ari umwana wawe, umukunde gutya ameze nyine. Ahubwo nuwo ngo abanyarwanda nibo bavuze ngo ujya gukira indwara arayirata. Nuwo ngo nimba udashobora kugaragaza ababyeyi bawe, nimba ari ubukene murimo, bigaragaze. Ntago okay, baho nyine, baho. Simvuze ngo wandike icyapa kikwandike hano ku mutwe twe turi abakene, no, but baho nyine ubuzima bw'ukuri bwa reality. Erekana ababyeyi bawe uko bameze. Nta nuguzi ahantu uzakura umugisha, nta guzi ku bantu nyine bashobora kukubona bakabona kuri kugerageza kuba mu mpinduka, uburyo bashobora gushaka kugufasha kugera muri izo mpinduka. Ariko iyo ubayeho ubuzima bwo kubeshya, n'umuntu ukubonye arabaha kavuga ko yabigezeho se. Kandi ikindi buriya dukunda kugira ngo abantu ntago baba batuzi. Reka nkubwize ukuri ukuntu ino si yubatse. Ibintu by'amabanga ni bike cyane. Usanga kenshi ikintu wowe wita ibanga hari undi muntu mukiziranyeho. Sinzi niba ibintu byinshi ububitse ku mutima wawe, kereka ikintu wakoze uri wenyine. Ariko ibintu byinshi nka 80%, ibintu byinshi usanga hari undi muntu mubiziranyeho. Ikintu cyarenze umuntu umwe rero kikaba gifite undi muntu ukizi. Nshuti yanjye, biba byagoranye kubibanga. Ubwo rero n'ubundi uko ukomeza kumva, witekereza ko nta bantu bakuzi, witekereza ko hatari umuntu ukuzi. Hari igihe ugerageza guhimba hakazavu umuntu iriya hakurya, akaza ariyo nkuru afite, akaza akakuvuga n'ubundi akabivuga mu bantu yuko ubeshya, ukazisanga ahubwo babizi ko ubabeshya utazi n'ukuntu babimenye. Ugacanganyikirwa, isoni zikagukora, ukabura uko wifata. Why? Waretse se ukabyakira mbere, ukakira umuryango wawe, ukakira ababyeyi bawe, ukakira uko wavutse, ukakira inkuru y'ubuzima bwawe, ukakira uko umeze nyine. Noneho ahubwo ugatangira gushaka impinduka, ukirinda ibyo bintu byose bizanaza nyuma.
ugukunda azagukunda ukuntu umeze, ugukunda azagukundira aho uvuka, ugukunda azagukundira ko uri n'umunyakuri uvuga ibintu by'ukuri, ntago azagukundira yuko ubayeho mu kinyoma. Njyewe ukimbeshya nkakuvumbura ku bintu noneho biri person, bye. Numva ngo nyine ntangira kubona yuko ubeshya ibintu byose. So rero ni byiza ko dutangira kwakira ukuri k'umuryango, tugakunda ababyeyi, habaye iminota ingahe? Habaye 3. Okay. Yeah. So ni byiza ko muhora mwibuka ko iyi community tugomba by fire by force. So ugomba guhora wibuka ko umugisha wawe mbere na mbere uziko ari umugisha umubyeyi wawe. Okay, hari umugisha ushobora kubamo kubera ko umubyeyi wawe atabashije kuwubamo, ariko iyo wanze kuba uriwe ushobora kutabasha kugera muri uwo mugisha. Ngiye kuguha urugero rumwe. Salomo tubona muri Bibiliya ntago yubatse inzu y'Imana, ntago yagize ububasha, ntago yagize umugisha wo kubaka urusengero rw'i Yerusalemu kubera ko ari we byari niwe ngo kuko papa watari kubasha kurwubaka. Imana yabwiye Dawidi iramubwira ngo ntago wowe uzanyubakira urusengero kuko ufite amaraso menshi ku biganza byawe, ariko kuko ubishaka kuri unyubakira, si wowe uzarwubaka ariko umwana wawe azarwubaka, niwe uzarunyubakira kubera ko wowe hari icyasha kikuriho. Which means umubyeyi wawe ashobora kuba atarageze ku kintu runaka cy'inzozi ze, yahoze yifuza kuzagera ku bintu byinshi. Nawe nk'uko ufite ibyo wifuza kano kanya ushobora kutageraho, umwana wawe akazageraho ibyo bintu ashobora kuba ataragezeho. Birashoboka ko wowe wazabibona kuko uri umwana we, ariko kuko nanone wakiriye reality yuko none se n'uzajya uhora uvuga buri gihe yuko inshuti yanjye uzabaho mu buzima bw'ikinyoma se kugeza ryari? Ushobora kutabasha kubona uwo mugisha kubera ko umugisha none se umugisha uzagusanga mu kinyoma. Ukeneye kugusanga ari wowe muri identity yawe, muri wowe wanyawe, ukakira umugisha ukuje. Si ngombwa rero yuko dukomeza kwikiraho umusaraba wo kugira ngo abantu batubone nk'abantu bavuka ahantu hahatari cyangwa bavuka ku babyeyi bibikomerezwa cyane mu gihe atari ko tumeze. Ni byiza kugira inshuti z'abantu bafite ubuzima, ariko ni byiza kubana nabo bakuzi. Ni byiza kugira inshuti zinakurenzeho, which is so good, ariko mu b'inshuti bakuzi si ngombwa ko ukomeza kumera nk'uri kubihishamo. You are not a spy, ntabwo uri kubaneka. Ni byiza ko mubana muziranye, nimba bo bari proud y'umuryango wabo nawe weba proud yawe, bigukomeretse ukwezi kumwe, bigukomeretse ukwa kabiri, bajye nta nubwo bazakomeza kubivugaho. I'm telling you, niba bona warananiyakiriye ugera aho ngaho ugatangira no baho nyine gutyo, ntabwo bazakomeza kubivugaho igihe cyose, bageraho bakanabireka. Ariko nukomeza kubeshya bazajya bakwinvolvinga mu bintu udafitiye ubushobozi, bakubone nyine mu buryo udashoboye, kandi bizakunaniza pe, bizagutera isereri, bigutere stress. So rero ndabakunda cyane, nabashishikariza gukomeza kubaho mu rukundo, mukabaho mukuri, muri proud yuko umeze, ntubeshye. Umuntu nakubaza mama wawe ninde, aba ari uyu nyine kandi ukuri. Niba utanamufite kandi I'm so sorry for this, wihangane cyane. Gusa ni byiza ko tubaho mukuri, ukerekana iby'ukuri. Si ngombwa ko ujya gufata abandi bantu bo ku ruhande ngo aribo bari bo baza kugushyingira nkaho udafite ababyeyi, kandi ufite ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe nibo bakwiye iryo shimwe, unless kereka igihe batabideservinga. Kuko ababyeyi nabo hari igihe ushobora kumva okay kuri wowe uko wabipanze, ariko si ngombwa kubeshya. Ababyeyi dukwiye kubaha imbabazi rimwe na rimwe, kubababarira nyine tukabakirwa gutyo, tukabaho mukuri kwacu. Kandi ariko nanone nanabwira ababyeyi ngo mureke gukora ibintu nanone bizatuma abana banyu bazajya babana ipfunwe,
kuki ukwiye gukora ibintu bizatuma umwana wawe azabaho mu kimwaro ubuzima bwe bwose. Ababyeyi namwe nyine mutangire gutekereza uburyo mushobora gukora ikintu kizatuma umwana wawe atagira ipfunwe. Nimba nta n'ubushobozi ufite, ubukene bwo si ingeso rwose, si ingeso no kuba waba urwaye no kuba ibyo ngibyo ntabwo ari ingeso, ariko ku bigendanye n'imico, ku myifatire, ku mibereho yawe, si byiza gukora ikintu rwose umwana wawe azabaho ubuzima bwe bwose akeneye kwihisha, akeneye kwikavaringa kugira ngo batakumenya. Ni bibi cyane. So ndabakunda cyane, I love you. Musubscribinge, musharinge, mukore comment, munsangize ibitekerezo, umva uhereze nk'inshuti zawe nyinshi zishoboka kugira ngo dukomeze twubake urukundo, reality, yes, ubumwe. Love you.